Twongeye twabasuhuje bakunzi ba Nereka TV. Uyu munsi tubafitiye inkuru eshatu zifishe cyane muri showbiz nyarwanda. Ese koko Muyango na Kimenyi baba bari mu nzira yo gutandukana koko cyangwa n'amagambo y'abantu? Ahubwo se ubukwe bwa Irene ndetse na Liliane butegerejwe ku munsi wa gatandatu murabwibuka? Nanone kandi Christian Warinda yasabye imbabazi Queen nyuma y'amagambo agiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga babavugaho. Dukurikirane kugera ku musozo uramenya byinshi nyuma y'izi nkuru. Guhaye ikaze. Inkuru kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nuko Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves kuri iyi tariki ya 14 bitabye urukiko rwa Gasabo. Kuri iyi nshuro kandi bitandukanye n'ibihuha byagiye bivuga cyane ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko aba bombi baba baratandukanye. Ubu noneho byabaye confirmed aho aba bombi bari mu nzira yo gutandukana bahana divorce. Uru ni urubanza rwabereye mu muhezo aho abantu batigeze bahagera kandi ni urubanza rwabaye igihe gitoya. Aba bombi rero ubwo mu mwaka washize bakundaga kuvuga ko baba baratandukanye, abandi bakavuga ko bakiri kumwe, ariko none uyu munsi baje bashyiraho akadomo bakonfaminga ko baba baratandukanye. Ibi rero byateje urondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bakavuga se kubera iki bakomeje kubihisha batigeze babigaragaza, kubera iki nyina bari babanye kuriya, ati se ko kubundi aba bombi ni ikintu baba barapfuye cyatumye buri wese afata umwanzuro wo kuvuga ati twahana divorce n'undi twahana divorce. Hari naho nagiye mbona bagiye batanga amakomenti atandukanye bavuga ngo bashaka kugabana imitungo cyangwa se ibiki, ngo bashaka kugabanira imodoka ya Muyango, nibivuga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nkuko bitaremezwa n'urukiko cyangwa se ngo bifatirwe umwanzuro ntabwo twabyemeza. Gusa igihari nuko Muyango na Kimenyi bari kuburana gatanya kugira ngo bahane divorce. Kimenyi na Muyango rero Imana ibagenda imbere mu rugendo rwabo batangiye rwo kuba buri wese yabukwe n'undi akabukwe. Nta mpamvu yo kubacira urubanza kuko nta wamenye icyo bapfuye, bombi hagati yabo nibo bazi icyo bapfuye. Indi nkuru noneho ni inkuru iri kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru y'ubukwe bwa Irene ndetse na Liliane. Iyi nkuru itegerejwe cyane ku munsi w'ejo. Aba bombi aho bakundanye mu buryo bw'ibanga baza kubigaragaza, ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize nabivuzeho, aho urukundo rwabo rwagiye rugaragara gahoro, ariko noneho ku munsi w'ejo, ejo hazashya. Ejo hagomba gushya ku munsi w'ejo Irene ndetse na Liliane bafite ubukwe. Aba bombi nkuko bari babishyize ku matariki kuri invitation ko bafite ubukwe 15 z'uku kwezi kwa munane. Ubu rero none ejo hazaba hari kugurumana, hari gushya, hari gukongoka, kuko ubukwe bwe butegerejwe n'abantu benshi. Nubwo mu murenge hagaragayemo abantu bakeya, nabonye harimo Rocky, nabonye harimo Junior Rumaga, nabonye harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye n'umubyeyi wa Irene nawe yarari muri ibyo birori. Ariko noneho umunsi w'ejo abantu bategereje ubu bukwe bibaza se noneho ni bande bazaba bahari, ni bande bazaba bari muri ubwo bukwe, bazaba bambaye bate, bazaba bagaragara gute. Noneho ibyo babashije guhisha none ejo tuzabibona ku munsi w'ejo. Abakunzi ba Irene ndetse na Liliane umunsi w'ejo turawutegereje. Tudatinze hari inkuru nanone iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo twerukanaga tuvuga ku nkuru ya Linda ndetse na Christian aho basubizaga muri umuna we wagerageje kubibasira bakoresheje ibiganiro. Iyi nkuru rero nayo yarakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bayibazaho, bamwe bagiye batera amakomenti agiye atandukanye, bamwe bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko noneho uyu munsi Christian yashatse gusaba imbabazi Queen kubera amagambo yaba yaramuvuzeho cyangwa se ibyo yaba yaramukoreye. Ubwo hari nyine ari mu rugendo rwo kwiyunga nawe. Byaba ari byiza cyane kuko gusaba imbabazi ni bya mbere, ntabwo uza hano umuntu muzahurira, niyo mpamvu kubana neza nibyo cyane ko ari na murumuna wa Linda, umugore we ejo ashaka kumukenera kuri serivisi zigiye zitandukanye. Nta mpamvu yo kubana mu bintu by'amahane by'ibibazo. Ngayo amakuru yo kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga muri showbiz nyarwanda. Liliane ndetse na Murindahabi, Muyango ndetse na Kimenyi Yves ndetse na Christian na Linda na murumuna wiwe Queen. So rero niba wakunze iyi video ndagusaba kanda like, share ndetse na comment kugira ngo niba ukunda amakuru ya showbiz nyarwanda cyangwa se showbiz zigiye zitandukanye n'ibindi bintu ushaka gutubwira tukagusobanurira cyangwa se n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, gusaba kanda subscribe ndetse ukanero kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Mwakoze kubana natwe, kuri Imana ikomeze ibarinde.